twaryaga inyama ubu si ubugari utusi udushyimbo twijana ubu si urwego ngezeho bitubona uyu muntu ngo yamukuye hehe ngo yari ameze nabi ariko njyewe ntabwo mbyumva ambabarira mukure hano mama uyu muntu umbarira mukure hano It's impossible. It's possible. No. It is difficult to understand. Why? Because this person consumes food that I can eat. Is there a reason? That is a good reason. It's not a reason. wazakirukanye ubundi ntabwo namwirukana naramwibyariye n'ukuri kw'Imana umwana arancumuza mba njyamye anyirukana akondori bazakurukanye sukagenda kandi wumva amazi iminsi atajya inyama kubera wowe none se reka mbabyize kuri nimba ndwaye nyoka akaba arimo kunyitaho umaze gukura umaze kuzuza imyaka 18 wakavuyemo hano ukagenda ugafata inzira ndaba njyamye kikansuka amazi uzanyirukanira umwana nawe ako kantu wongeyemo niko kabi ari ibyatsi ajya nsoromera rata yibibahisha akabivuguta akabima urumva reka nubu inzara iranyishe urwana ibiryo babe bamaye byari ibyanjye none dore urwabikure rwabinyimye urwana rwe none si umurwayi we winabireba urabyemerewe wabyaye cyane urabyemerewe none nabyemerewe nabyemerewe mwese matsi ko wavuye mu rugo dufite ibyo kurya ko nta muntu wakwirukanye mu rugo ko naje nkakubwira ukuntu ibintu bimeze kubizi ko dufite imirima ko dufite iki vandimwe nge navuze ko nazagaruka mu rugo naranduye virusi itera sida nese virusi rero reka manze nkugira inama virusi iriya virusi ubona ni indwara nk'izindi nimba yaracuze nzajya kumuteresha ibisebo njya mwongereye ibisabya Mati reka manze nkubwira akantu kamwe iyo umaze nk'imyaka 8 uyimara i Kigali mani Kigali ntabwo kibamo amafaranga nyine Kigali ntabwo kibamo amafaranga itungo mafite ihene insambu y'inzu y'igiki bazaguha 8 bazawuguye 8 wanjye ni umufasha wanjye Yes, kanizere ko mumeze neza ngo muhere mu ntara enye zigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba reka nihanganishe we bagize ibyago nawe umeze neza nkubwire ngo Uwiteka akomeze imbago zawe we bagize ibyago nkubwire ngo wihangane kandi Uwiteka ari kumwe nawe uyu munsi umeze nabi ariko ejo bizahinduka wabuze amafaranga ariko ejo bizakemuka isi ni gatebe gatoki wabukize none ejo gakena ikindi ni ufite icyo uri kurya gira nawe uhereza umuntu utari kurya tubashe kubana neza Olivier muhungu wanyu uyu munsi turi kumwe twamutumiye ngenda gutumira nanone nako niwe wamagaye ariko ngo hayikaze kuri The Momo TV murakoze banyita Mayiza kaba munzi ko ndi gushaka mukuru wanjye ina bita Matsiko ariko nkaba mfite amakuru yuko ari umugwaneza wamugiriye neza akaza kumutora niyo mpamvu umunyamakuru nanjye mba nabifashishije nk'umuntu twahereye zamani avuga ati kabisa reka nze nkubite nkurebe tike kureba ukuntu ibintu byifashe none se ngiwanzanye hano misozi kamera sinzi niba araza kwerekana ahantu turi ahantu mu ishyamba nuziko ari mu ishyamba none se ahantu niho Matsiko ari yabambwiye ati ni umugwaneza nyine wamugiriye neza araza aramutora kabisa hambwe ati bumeze neza nubwo nyine akimeze kwa kundi ariko nyine niba bari baziranye niba bataziranye ntago mbizi muri make nawe ugiye gutara amakuru y'ahantu ari ntangiye kuyatara kuko nanjye ntago mbizi kuva bamutora sindajyayo urabona nibwo nanjye nashaka kanya nari naratashye nagarutse none waragiye Musanze waragiye kubaza mu birungu uko byifashe naragiye kubwira ababyeyi ni mu ngagi byatari ese mu ngagi bimeze gute mu ngagi biragenda biragenda kabisa nagara ukubana inyega buri ariko Musanze mufite ibyo muturusha turusha ingagi turusha ibirunga muri bake muturusha byinshi bigiye bitandukanye reka twere gutindira badukurikiye tuherekere uhazi se barahandangiye ni mwiza incego cyaruguru reka tuzamuke turebe tuzamuka tunaganira none se mu rugo iwanyu bakubwiye ko umeze dusunyuma gato wa mugore byagenze gute wa mugore ntago nyine ababyeyi nabo baracyabitegura sindajyayo urabizi nkuko nyine uri ari mu rumuna wanjye sindabikora neza fresh umanze gushaka umunsi mvuga ati ngiyeyo urumva ababyeyi bazafata bayizire nese waramuhamagaye pizo wa mugore
nta nimero ziwe ndazigira se bisaba ngo nzamansika banza kire nyine dushake nimero ziwe sinzi none muri make none guzi n'ahantu aba wapi nese ubwo uzamenya gute bizagorana ariko nyine hako bizabi nta icyo wahisha cyose bigeraho kikagaragara ku musozo kabisa bigeraho bigakunda kabisa ese uko bizarangira gute Matsiko Matsiko twatumuzi nk'umuntu witonda Matsiko umuntu ugira ubumuntu sibyo Matsiko umuntu ukunda gukora sibyo yakoraga zikagenda atandukanye yacungaga umutekano yego yari umuntu ukunda guhiga ya mu biganiro akabona icyo kurya agakina amafilm akabona icyo kurya rimwe na rimwe none ubu ngubu ngo umusazi kuko ya nanjye nabibwiye ababyeyi kubyakira byarabagoye bona nanubu ntabwo barabyiyumvisha mpaka bamubonye ngo babyimenyere mbese iyo ngezeyo nkababwira ukuntu byagenze babifatanya ibintu nyine bumva yuko ndi kubeshya ejo bundi nibwo nigeze kubahamagara ndimo ndira ukuntu mubonye baramfata mu mugongo barambwira ati nyine nibizaba ngombwa twe tuzaza natwe twirebere turebe ikintu twakora nese mwazanye imodoka ko nziki musanze mukize mwazanye breakdown yari breakdown rero mukamupakiramo cyangwa ambulance hari ibishingiye atera abantu barwaye mu mutwe ukabasha nyine kubajyana batuje ndatekereza yuko ubutaha wari uhari urabizi ura muntu n'umuntu utavuga ngo urasanga aha nyine natwe ni ugushakisha pe ariko mwishyuye abaganga by'ibizi babashakira muganga si muganga yajya kumufata nka yantu twamwirutseho ni ibintu bigoranye kabisa none se turakomeza gutya tutamika gutya ni mu bya hano kabisa hano gutya si babaharira nge rero iteka ngenda imbere kamerama tugende kamerama tugende ese ko tugiye ku bantu b'abandi indi nkuru se kuki umuntu afata umuntu nkawe akamuta ku gasozi ase nk'iki kintu wagikuyeho ubu ngubu aho nagikuye ntabwo bikureba wa mwana wanjye ariko uyu nguyu namufashije nk'umuvandimwe wawe mwiriwe neza mwiriwe uyu muntu ararembye muramuzi namutoye ku muhanda bamutaye ngo umuntu yaramuhemukiye ariko se nk'umuntu umuntu umeze gutya koko ni muntu nyabake muramareba neza uri Matsiko ise niwe njya amazina ntago nyazi namutoye nk'umubyeyi ntago muzi namwitayeho nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu ntabwo yakwibwiye se yaravugaga se ni Matsiko man uzi ubuzima yari arimo Matsiko ese wamukuye agana he namukuye ku muhanda ashize igihe kingana kizarina amaze nk'iminsi 2 no kuri kwimana uyu mwana yewe nanjye ubwanjye ntaramvugisha ngo ambwire ikibazo afite gifatika ntabwo akigira amahane se cyangwa yaratuje ntabwo njye muzi namutoye gutya uri kubona twe turabanyamakuru namufashije nk'umuntu twe turabanyamakuru nyine nitwa Olivier noneho uyu nguyu yari inshuti yacu twarakoranaga hayaga mu biga yari umukinnyi w'amafilime noneho ngo aza guhura n'umugore nyine yo ku ruhande ngo niba bararyamanye amwanduza ngo sida sinzi uwanduje undi sida rero noneho nyuma yaho ni kumwe twayumvishe umuvandimwe niwe waje kuntabaza ngo Matsiko yarasaze ku muhanda twamubonye iminsi igera muri 2-3 gutyo ku muhanda rero twanagerageje no kujya kumureba tukayabyuza tuvuga ngo turamufate akayateza akavuye mu muhanda nyine muri make ni gutya tumuzi njye naje rero kumubona nkuko mubivuze nza kumwakira nk'umubyeyi nanjye ndi umubyeyi wabyaye ndavuga naho kugira ngo nsige umuntu ku nzira ese ko mfite aho ntaha uwamujyana mu rugo nubwo buryo namwakiriye noneho mwaki utanamuzi ntabwo nari muzi n'ubufasha nk'umubyeyi ariko nanjye byaranyobeye icyatumye uwo mwana agira ikibazo kingana gutya nese byibuze ararye mbonye mufite ibiryo ku ruhande journalist mbarira ngubwira akantu konyine uyu ni mama ariko azana uyu mugabo njye nagize ngo ni umuntu usanzwe uyu ni mama wawe uyu ni mama azana uyu muntu sinanze hano yamukuye
gusa yuko nabonye amuzanye ari umuntu umeze nabi, umuntu urembye, ndavuga ni kampani yitonze, ariko sigaye mbona utuntu tw'udukaye asigaye amuha, dore uyu mugabo ataraza sigavuye mama wese noneho karaba njye ntabwo ndi kumenya ukuntu yaba yaramugejeje hano muri urugo, niba yaramuvuzanye nk'umuvandimwe, urugero nk'ubu njye uyu mugabo ataraza twaryaga inyama, ubu si ubugari, utu si udushyimbo tw'ijana, ubu si urwego ngezeho, bitewe n'uyu muntu ngo yamukuye hehe, ngo yari ameze nabi, ariko njyewe ntabwo mbyumva, ambabarira mukure hano mama, uyu muntu umbarira mukure hano. Reka nkubwire mwana wanjye, ujye ugerageza ugire umutima wa kimuntu, urumva? Nubona umuntu ababaye uzamugirire neza. That is impossible case. It's impossible. It's possible. No. It is difficult to understand. Why? Because this person consumes food that I can eat. Is a reason? That is a good reason. It's not a reason. Do you have ability? It's not a reason. Do you have ability I have it. to conserve this person every time? Uyu mugabo ararembye nawe ubibone, ujye umenya ko umubiri ubabaza we. Wa mwana wanjye narakwibyariye, ntukajye ungora. Asigaye no kuvuga mu kunsakuriza. Unyumvire uri kuvuga Matsi we Kibara arakangutse. Matsi Tarame. Nta nubwo narenze izina rye. ni Olivier man Namukuye ku muhanda ntazi izina rye. ni Olivier man Matsiko urashaka iki? Urashaka iki man? reba sahanga uri lahazi Ewe orororo. Oh. erega ntago wakikuta kwa kundi hasi ngo nabeho Baba we. Matsi ndeba man Nose ni iki man? Murifuza iki man? Ko namwankize ibyo mikoro byanyu man. umvase ntabwo nzisi ko nyirengagiza nk'umuntu utanze imana. Wampabariye man nkigumira mu buzima ndi mu man. umugore w'abandi wa mugabo Ariko si umugabo wanjye. Namufashije nk'umwana. ya wenda nari nivanze none se kwa turi kwa kuri kintu no kutubwira yuko uyu mugabo ajya konsoma ibyo ari kugerageza gusobanura akonsoma ibyo wari kuryaga muri make musige mwarabaye bakine ku no muti. yego Mu minsi ibiri ukuvuga ngo niba mama yarahaga ibintu by'abantu babiri, hakaba harivanzemo umuntu wa gatatu, imibare yisizemo ibihekane. That is a good reason. Nese we nta muntu wagira gufasha Nafashwa ariko kuva ikintu cy'ikigabo kije ngo mama acyondoringa basi yaba ari umugore byakumvikana kubera iki nyine yaba ari umugore. uyu muntu buriya uyu muntu ashobora gukira akagira n'ibintu akora bidasanzwe nk'ibiki azafata mama ye ku ngufu. uyu muntu unikije utuntu tw'utugambo yatangiye kuzamura utuntu tw'utubaraga gukira, hari ukuntu mba numva yivugisha ngo utuntu ngo niba ari utuntu ngo twa sheri ngo twa sweet heart, utuntu twa akumutima afite ingingo rero. None se mama uyu muhungu wa rero turi kumva afite ikibazo cy'umuntu wazanye mu rugo. None se umwana wanjye aranze bihagije, twararuhanye bihagije. Ese niwe wenyine ufite? Niwe wenyine. Imege burya akamege bya nta mugabo ngira, twabanye muri iyi nzu, niwe njyewe nawe twabanye. None aka kanya niba narafashije umuntu akaba yabirakariyemo, sinzi aho yabikuye. ariko afite ikibazo ngajya kwita sheri utubonye n'uburyo kuryamyeho. Ni izina rusange. bitangira buhoro bikagera kure. Matsi nagaru gushinyagurira mwana. Olivier. Wenda reka tuganireho gatoya sibyo. Ndashimira Imana ko wenda ndi hano. Nanjye ukuntu nageze ntabwo nkuze. Nubwo nyirembye akwenda ndapfa kuvuga sibyo. Kuko urabona ari icyahindutse. Nimba wenda kumwita sheri ntago ari icyaha sibyo.
kandi ikindi cya kabiri n'umuntu aguturaguye ku muhanda akagufasha ajya ambwira ukuntu yanoraguye ukuntu nasaga wumva ngo umeze nabi kandi ikindi uriya mudamu ibintu yankoreye mu buzima bwawe ntabwo nzabyibaza. ese uriya mudamu yitwa utaragira yitwa Penina, Mukandahiro Penina. wagujyana ukamusaba imbabazi se? none se waduha nimero ye kugira ngo tuzajye kumusura nyine? Kumusura ntacyo byamara nta nicyo byamfasha. kubera iki nyine? dore impamvu ntacyo byamfasha mu buzima bwanjye. uriya mudamu yaje anyigisha ibintu bya Bibiliya ambwira ngo arifuza ko azanyigisha Bibiliya turabana. mu kubana akose sheri nta n'agatebe gani. iryo jambo sheri riri kunkoraho wabiretse nababwiraga ukaryama ugatuza twimbaraga ajya bangamo utuntu twa sweet heart wazakirukanye ubundi ntabwo namwirukana naramwibyariye ni ukuri kw'Imana. umwana arancumuza mba ndyamye anyirukana akondori wazakukanye se ukagenda kandi wumva amaze iminsi atajya inyama kubera wowe. none se reka mbabyize kure nimba ndwaye nyoka akaba arimo kunyitaho umaze gukura umaze kuzuza imyaka 18 wakavuyemo hano ukagenda ugafata inzira ndaba njyamye kikansuka amazi uzanyirukanira umwana nawe ako kantu wongeyemo niko kabi ko rero yaranyuzwe. none se kankubye nimba umuntu ugize amahirwe akagufata akamfasha none se iyo umuntu agufashije avamo iki? aracyari muto. oya umuhinyiturano aracyari mutoya. ndashaje we. ushaje heza agakono gashaje karyoshye imboga ngaha ndagase. Tawugiye kubwira iwanyu ko yakize. Tawugiye kubwira iwanyu ko yakize. nawe ibyo kubura umwana wese bindeba nimara gufata akabaraga ubu ubwo yigira nzamuturumburamo mu nzu. Mbese Matsi uzamusohoramo mu nzu ya se naragufashije journalist w'umunyamakuru ari njye n'uyu mugabo ninde wasohoka undi akasigara? uyu wenyine uwo mama yakunda niho azasohoka nzasigara. ako rero waranasaze nako Mbese Matsi wamenye nako so mana y'isi n'ijoro ndapfuye. aho bigeze turakujyana imwurire ubonye muri umunani none turakujyana imwurire wowe guka ubwo ntabwo nari nzi ko ufite abavandimwe. uyu ni muri umunani ntabwo nari mbizi ko afite abavandimwe njye namutoye ku muhanda gutya ntazi ko agira abavandimwe. mana we kumva afite umuvandimwe. Olivier ibi ntibicunkoreye ko Yesu ninde kubyenguza n'umunganga ahubwo se ni bari kumenya ko nta sheri umva sheri basi sheri Matsi ntukarira ariko mari sheri ese nagwarabuka ntabwo nari namubonye sheri uri kurizwa n'iki sheri? ntabwo nshaka kurebana nawe mu maso. kubera iki nagukoreye iki se? mufiki sabana nabwiye ko ntazasubira mu rugo naranduye we bane muramuzanye ariko ntabwo ari njye wakwanduje. untevere dore wa muntu uri kwita mama ngo ni sheri ubu si umuntu uri kwiriza gutya ubu yazahahira mama tukarya basubira ku nyama nkavuga ubugari n'ibishyimbo mwaryo ubugari n'ibishyimbo ari kwiriza gutya abandi babivuze we ariko umugabo nyine ubugari n'ibishyimbo arye ubugari n'ibishyimbo. ubu se umurwayi we nta mumutekereza nyama dufite none dufite umuntu turi kwitaho ufite ikibazo. none ni ujya uhinyama. oya ibyo twahashye ni ibyo kubera ko turi kuvuza umuntu. Matsi ibigari n'ibishyimbo inyama zihoraho. basi reka tuganire. ubwo nyine umuvandimwe wawe nyine bimeze bite? ntabwo nshaka kurebana nawe mu maso. yego duherukana kera ariko ntari binaje. suri Matsi ugeze wipimisha ubundi? naripimishe n'ibinini ndabifite. usa amaze iminsi yose angasha baragutubuye ntago ari urwo. oya mara mu nzu birimo mana we suwe ubundi wanyu ni hehe? nipfira ngo nawe ubundi wanyu ni hehe ko nagukuye ku nzira? n'ubundi ko naheza iwanyu ni hehe ko nagukuye ku nzira ntazi aho utaha? nakubwire se ngo mwene Mva se ni Musanze. dore nanjye nirwo rupfu rwanyu. nsoje kwiga dore naje kumureba nsanga ameze nabi none nirwo dore rupfu rwabo none se ari kurira gutya nta rupfu bafite. wayinywereye igihe se ubundi ukamenya yuko byose bibaho. nutayinywa ku gihe uzapfa nk'uwiyahuye. ndadiyara wayinywereye igihe se umuntu wanyweye imiti araramba. se wamuhaye ibiki kutuzi ko ku muhanda yasaze yaratunaniye yirirwa twirukanga ubundi wamuhaye ibiki kugira ngo atuze gusa? umutima mwiza
ari ibyatsi ajya nsoromera rata ibibahisha akabivuguta akabima urumva reka n'ubu inzara iranyishe urwana ibiryo babe bamaye byari ibyanjye none dore urwabikure rwabinyemye urwana rwe none se y'umurwayi we winabireba urabyemerewe wabyaye cyane urabyemerewe none nabyemerewe nabyemerewe nese matsi ko wavuye mu rugo dufite ibyo kurya ko nta muntu wakwirukanye mu rugo ko naje nkakubwira ukuntu ibintu bimeze kubizi ko dufite imirima ko dufite iki muvandimwe njye navuze ko nazagaruka mu rugo naranduye virusi itera sida nese virusi rero reka manze nkugira inama virusi iriya virusi ubona ni indwara nk'izindi abantu bose ubona batambuka mu muhanda si uko batayifite nanjye wasanga nyifite ariko ugira umutima ukomeye uza ababyeyi bakurebe imyaka hafi 8 utagera mu rugo ntago amaze imyaka 8 muri Kigali icyambere ngiye kumugiraho inama nk'umubyeyi wamutoye yifatire ku gihe urumva ukurikiza amabwiriza ya muganga ariko bivuga ko urumubyeyi ariko nayo yavuze ngo aracyari muto ubundi aracyari mutoya ni itoto none se mubeshye ninze gukira ariko ngo agomba kumara agahinda kose nagize sibyo uramukunda ngenda mukunda cyane sibyo ko kindeba surandebe urandebe iki wangira uteze limit siki fuck you man kumbwira ngo limite numva urimo no kunuka kuko nize ntabwo ibyo bindeba uyu ni mama wawe afite ijambo ntacyo uvuze ntacyo maze afite n'igikundi afite ubwiza arakubyaye sura umwana w'imyaka 11 urakuze wakagombye kuba uri muri shamburete yawe cyangwa ayo mazu naye akaguha shamburete ari inyuma agakwamo umupanga ukabamo ukatureka ukaduha amahoro nkatuza ngatunganirwa akamara agahinda kose nawe nako ako penine yaneye yarankubise njya kwa muganga ndakira sibyo ndamunga ndigendera ira virusi yaneye ushaka kunyongera agahinda cyangwa njye usana gutwikira no mu nzu nubwo ndi kumwe na nyina ahubwo reka nkugira inama fata imiti hakiri kare uyinywere ku gihe ubuzima buzakomeza kuko ndakwita sheri hani my navanga agenda nubwo mushaka muri iyi ngewe hano mpafite ikibazo uyemereye kwipavira se sinzakira sinzarwe pevera n'ubwo inyama zazigura inyama munsi undi harizo hahaga ibi buntu bw'ubusombe buvanze n'ibinono yishyiraho inyogosho zitamaye 12 ikintu kikiraje cyura indaya hejuru n'iryamira kigacunga nyina dari kikazana indaya ushirwa uzana inda mu nzu kikoye mwese mureke manze mbabaze abanga iki ko ngomba kuyamena na nyina yumva azana indangamirwa no mu nzu nta nubwo mbishaka ntabwo birakaze ndagaze ntabwo ejo bundi ntabwo ejo bundi mwama mu guserera nabibyeranye ukakangira mu musazi ntuzatubirwa bansakuriza uzana indangamirwanga kuyishyura wagabanyije ibintu ibyo narwaye ko nawe ndeba ari byo urimo gusatira arabeshya nuvuga ngo ari gushaka inzitwazo zituma na mama anyanga anyirukana ahasigare nizo kanuni ari gushaka kuzana izi ni kanuni none se mani ubo uramutse ubonye inyama byarangira aramutse icaruta akazajya gwahira inyama akanyetaho akita kuri mama ariko akantu kari miti tugomba kugira ibintu twumvikanaho ibintu byemerewe n'ibintu atemerewe none se mani ibyo atemerewe waturatuntu ko kumyifatisha ku rutugo mukanyi washira kwegeza no kwibere aracyari muto aracyari muto ariko ugomba kwiha agaciro nk'umuntu wabyaye imfura kandi nagomba gushaka yuko nakubyaye nanjye ndakubaha yego mwana wanjye ntukajye unsuzugura uko wiboneye ndi umubyeyi ukuze ntabwo ndi umwana ufatwa ku ngufu yego wumvishe ko afite uburenganzira bwo kwishakira uwo ashaka nta kibazo ibyo bintu biraza kunozwa uyu yambereye umugabo wagira ikihe kibazo icyambere ni kuba cyashaka nagara ubuzima ni ubuzima bwiza si ubuzima nanjye nanishimiye kujya ubugari ubu bugari tubuveho usubire ku nyama never none se imisi birumaze utajya inyama nk'uwayizi gushakira izo nyama wamureka bagafatana uko nguko nta kibazo umuntu yaba agize ukuntu abikadiriye ufite amafaranga se uyu muhungu njye ndumva ngo tukwishyurira imisi birujya inyama birangire umutipe rero musanze akuye akantu okay umubrada ukagira ukuntu datangiye guseka ubyoroshya inyama zizari ko
naguze nakongera kubwiteza reka reka umva rero bro uyu muhungu turaza kuvugana zuba ku buzima ejo uzarwara gute kubera izo nyama urimo gusabiriza mwiyame mwana wanjye ndakwiyamye ubwo se ngo yari inyama zamutera gute mama hari ikintu bita balanced diet hari ikintu bita proteine proteine ni ibintu bigenda bikuba ku mubiri umukanya ejo ugasanga akaboko karaje karabyimba ibintu nk'ibyo wasanga kanseri waburwaye no bayita proteine urwaye kanseri mwana wanjye naza bigenza gute inyama bayita energy giving food ugira ibishyimbo n'ubugari ceceka mama wawe yavuze mwana umva rero bro ninjye wihaha dore ngo umatsiko wawe sibyo Yeah. ntuzongere kumamagara ngo byagenze gute dore ngo umatsiko bahahira inyama waratomboye baramugufasha sibyo ariko nanone kumuhahira inyama so kumucyura ye icyanzanye uyu yari karatuje afite urugo atuje no sare kumutwara gute asira kubona ubundi aratuje yarakuraniye ku muhanda yarananiye nago nzava hano yari yegomino nkoka byana nago kubera iki ntabwo nzava kubera iki tuvuga n'impaka na rugi nzanahapfira ariko kameramara ugutwe tuza kurusura we nibera huziraherezo nzabana nawe kandi tunabyarana nese matsi reka manze nkubwira akantu ataracuze nimba yaracuze nzajya kumuteresha ibisebo njya mwongereye ibisabya matsi reka manze nkubwira akantu kamwe iyo umaze nk'imyaka 8 uyimara i Kigali man Kigali ntabwo kibamo amafaranga icyo nahibagiriwe nyine Kigali ntabwo kibamo amafaranga mu rugo itungo mafite ihene insambu y'inzu y'igiki bazaguha 8 bazawuguye 8 wanjye ni umufasha wanjye imisi ngahe mu banyususarase nako uyisimukanye iyagamire sheri uzi ko yamfashe gutya numva umutima wanjye usubiye mu rutereko nkumva ndatuje ndatunganiwe urumva kamerama virusi ntabwo ari covid virusi sida virusi ntabwo ari ziriya zindi hari indi virusi yihishe inyuma gusa tuzasaba bangorofone bayiducukumburire tubanze tumenye ino virusi ni bwoko ki ayo bita virusi y'urukundo dore ngo umuvandimwe wawe nje ni Olivier turi kumwe na Inashya TV tukaba turi kumwe na Demomo TV mugiyeho mukore subscribe like share ndetse na comment ni wa muhungu wanyu tuba turi gutembera mari kumwe na Cyubahiro niwe uburi ku buhanga bw'ibyuma amajwi n'amashusho niyo abagiraho neza kubera ko tuba turi kumwe n'umuhanga bita Cyubahiro. No Olivier, ciao ndabakunda.